MIBARE FILMS. Nzindura muri iki gitondo n'ukuntu umvaga nkifite ibitotsi ugiye guhinga yari kwihangana byibuze amakuru imvano ko ni meza ndakomeye none se bakwitande ngiye nitwa MIBARE ronda ry'ikijumba ahubwo murakoze twaje turi none se ukuntu kiryoshye ryoherwa none se kugira ngo ugere hano wahageze ute ubundi hano nahageze hashize igihe ariko ntabwo ari kirekire cyane. Ahantu naturutse ni mu rugo irwamiyaga, sinzi niba warigeze uhumva cyangwa se warigeze wumva n'abantu bahavuye. Niho mu rugo rero nangiye gusura marume i Kigali, ariko hari urugendo ndagenda umunsi wose ndongera nijoro n'amanywa ibirenge bintiraho. Ngeze amahirwe ngera hano nyine mpura na nuriya mama wawe arancumbikira nyemera kuba nibereye hano, ariko shayi nahani naheza we mafite ahantu heza pege narahemeye. None se wageze inaha ari akazi ujye gushaka waratemberaga cyaremeze bite? Oya nari ngiye kwa marume i Kigali nyine, ariko nyine mbona ni kure mba nicumbikiye inaha. Nzaba ngenda nyine gutaha, nzaba ngenda. Nta kibazo mama azagufata neza, mu rugo ntago tugwa nabi kandi nanjye ndakwishimiye. Murakoze. None se wowe waragiye? Ngiye namye mbi Kigali. I Kigali? Uzi ko nari kugusangayo? Nge nari kugusangayo niho nari ngiye. Iyo uza kasangayo bari byiza, ariko nta kibazo ngumana hano nta kibazo. Mama azagufata neza. Ubundi se ko mbona hano naho hameze neza, ubundi Kigali harenze hano? Kigali Kigali haba abasirimu urumva. I Kigali ni mu matara yego, ntago hameze nk'ina. None se uzasubirayo gihe ki? Ejo naje gusura mama, yambwiye ko afumbuye, ariko nagiye ejo nzagenda. Ntabwo uzansiga tuzajya. I Kigali ntago wahashobora. I Kigali hajyayo umuntu ufite amafaranga. I Kigali hajyayo abasirimu. Oya ntago washobora I Kigali. Kubera iki? Guma hano. None se ngiye ntago nzagira amafaranga cyangwa amafaranga umuntu yashakisha akayabona? Banze yashakishe hano mu cyaro, numara kuyabona uzaza I Kigali. I Kigali ntago bajyayo nta mafaranga bafite. Oya ngiye nzajya byanze bikunze. None se uzambwira uburyo ki nyine umuntu bigenza? Simbona se wari uvuye wowe niwahamenyereye. Ngiyewe navuye naho afite amafaranga. Wayakuye? Uzanyereka aho yakuye nanjye nyafasha. Aho nayakuye narashakishije ndayabona, nawe badushakisha uyabone, uzaza I Kigali wayamaze kuyagwiza. None se ko nta n'ahantu nzi n'ahantu yakura, kireka nuntembereza ukanyereka aho nyashakisha nyine nanjye nzashakisha. Ngutembereza I Kigali inaha nyine aho wakuye amafaranga uhanyereke. Gushakisha nyine weho banza umenyere, umanze umenyere icyaro, umara kumenyera icyaro ushaka amafaranga, numara kuyabona icyaro uzagera I Kigali kikuvemo. Nta kibazo ahubwo se kugiye kugenda vuba wari kubanza ukamenyereza. Oya umanze umenyere, nge nzakumenyereza I Kigali. Rero nkangusezere, hari umwana mushiti wanjye ngiye gusura. Bye. Yego murakoze. None se si hafi y'umujyi se? None reka nze tujyanirane nanjye ntembere. Oya buretse. Reka urasanga ndayije gukinga no kwitegura no kwambara. Nta kibazo. Yego.
Ntazamenyereze ngo gipfe. Fuye noneho burundu. Niyambare. Tansigasha. Nyereka mu mujyi. Wafashe tugende. Amaze gufunga ndaje. Ntabwo ariko bitinda do nuko bagize gutya barakuka. Ariko ntabwo biri gutinda. Twagiye. Ihute. Tugende. Twagiye. Gahute. Mutange wowe komera cyane amakuru se yakuze aje ryari se naje nimugoroba gahe n'abajya Kigali ukomara yanjye mbona rwose kwera meze neza wabaye inkumi nanjye uzanjyana i Kigali ariko mwana none se uyu muri kumwe se ko mbona uri umusazi se umujyanye he oya uyu ntabwo ari umusazi ni iki uyu nguyu aba mu rugo nyine mama yaje gusura anko we i Kigali ageze hano arananirwa mama aramutora mu rugo kwa mukecuru niko uri yabera Mukuri meza mera cyane yewe nitwa Pacman nitwa MIBARE Karame meze neza ndakomeye ndabona uramenyeye inanga ntangiye kumenyera nyine nanjye hashize iminsi mpageze wowe se natasha mu gihe twari dutembereye nyine yarambwiye ngo aratembereye ndavuga ati reka nze tujyane turajyaniranye gutyo niko kuza agase ubundi MIBARE uwangarukiza aha ngaha ukajyana n'uyu musore uyu musore azajya gutembereza aza kumenyereza hari ikibazo nta kibazo da nayo se ko kumenyera nyine aribyo nshaka nta kibazo nata Karame aba nta reka twe tuganira n'uyu musore ariko uzagende nanjye usuye mwana nzagusura ariko uzamenyereza uwo musore wacu uyu nguyu se mukecuru ntabinyemerera njye nzamwigisha umujyi nta kibazo yego bye wowe uriya Natasha wariganye kera primaire reka buriya twariganye ariko ni umusirimu we nawe namubonye nawe wabibonye nanjye namuherukaga kera nyine namubonye mbona yarahindutse cyane ariko se ko ari hafi yawe se ushaka uzajya ugira nzajya umuganiriza neza kandi ndabishoboye ariko ndabona wari n'igisore gisirimutse ibyo byaro by'iwanyu ngo ntabwo mbyiyumvisha neza cyaro nyine kiba cyaraje kabisa wongeye kugutoza ibintu bijyanye n'umujyi ugenda usimbuka buriya rero aho nari ngiye ndahageze nari ngeze ahangaha ahantu haratuje uramunda kubafatira agacupa ariko waza twagumye tuganira nta kibazo ntacyo kamwe nabonye nakwikundiye ubu ushobora kuba uzi guca bugufi burya gihe abantu babandi bashyira hejuru ntagomba kuwuzi meze bite boss wanjye mama boss okay ndabona noneho akabati kuzuye tu yego mukomeze urafata agakise muri utu tuntu
tuhe utunduze hano muri kontwari. nta kintu ndi kubona munsi bino bintu bimeze gutya Oya mbwira wowe ubundi ukunda iki? njyewe ubundi iyo ari ukunywa kamusururu Usururu? Mibare ntasanzwe. umusururu kabisa Usururu murawufite? Yego urahari. Ubu se unywa amacupa angahe? batatu ntarebe Ntacyo bakuzanira. Muzane nanjye uzanire aka kandi nsanzwe mfata. Sawa. Kera rwose. Ese niba mbese urabona ibintu by'inanga urabishobora? icyo ni iki ko gisa nk'umweru Ntabwo wabishobora wa Mungu. Wagera i Kigali umunsi umwe ugashaka ko kumara ari nk'amazi yonyine umutobe byose. umutobe bashyizemo Nakase? Ufite amatsiko menshi ra? Usabye ikigage barakiguhaye. Wanyweye ikigage. Uretse ko nakugira inama. Kuri ibigage by'inanga biranakaze. Abantu baracanganyikiye. Kubera kunywa ibigage. Buriya twebwe duhitamo kwikoreshereza aka gafanta. Kubera ko ariko keza. kameze gute Ushobora kugira ngo nyine njyewe ndivuga nibwiriye. Asharambwiye ngo mbe nkutembereza. Ashaka se kumenya ibiki n'ibiki nanga mu mufa. ubundi naha nyine nabonye hatandukanye n'iwacu nabonye naho hari ibintu by'umujyi hari ikinyamujyi nyine ukuntu urabona ukuntu abantu bahari baba bakeye amazu ahari njye nabonye bitandukanye n'iwacu cyane ikindi hari n'abantu benshi kimwe nk'iwacu pe wantembereza niyo wanyereka ahantu mu mujyi naho uko hateye Abona se ntabwo utembereje. Umuntu wakuguriye n'ikigage. iwacu ibyo ngibyo ntabwo bihaba Nawe uri kugutembereza byo nabitangiye. Saka kagage wigeze ukigurira? kararyoshye Ahubwo noneho ndaje noneho nkumvishe nuko aya mazi. ayo uzana Nuko namye. Umenye udasanzwe aho hari ikintu usigamo. ndagisigamo mu mutwe zanashyire mu muke sikumva ko ikimesho nyine ntabishobora Ariko nturidage. Ibyo wabyigiye. Ubusanzwe wa Mungu. Ikigage cyawe. Ukumvisha utese? ahubwo se ntabwo nari mperutse gato Umujara umutobe? numvisha ari agato Ugire ku buturage. Umutobe bakawushyira mu icupa bakanapfundikira. none se Umutobe y'iwanyu bayipfundikiza ntabwo bitameneka umuntu ntiyapfundikira Reka oya bakita agafanta. Ndaganika nk'abantu bagezeyo babakiri. nongere numva ariko Urereka mu rwego. numveho neza nongere numveho neza uko bimeze Oya winywesha icyo kintu. Nwesha umunwa. Nwesha umunwa. Itwa banywesha. Ntabwo tuba tumeze gutya ikintu cy'igiti se. Urabona nta baturage barakabya. Umuntu urwaye iki giti ngo kinyweshe koko. Buriya rero reka nkubwire. Ndashaka kugira ngo uzanasure. mbese ni ugucurikaho Gutyo rwose. Sigaho. Oya sigaho. Sigaho. Ubwo se uko mbona uyimaze kandi nta nk'umusururu ugenda mwiki. ariko nawe azasomaho nta kibazo nakira nakwikunda nabonye nzakubyaza umusaruro. Tugarukiye buriya rero njye ntabwo ntuye kure cyane kuko hano mu manyura ngiye nko gufata agacupa nyine nagize inyota. Buriya mu rugo nawe nushaka kuhamenya burira wamenye ni none se wowe kutasoma hano ntabwo nabimenyeye mwana dore njye navukiye mu gisirimu nitwiwe iwacu. okay noneho reka nze nkwereke ntacyo nzana nkwereke uzi ko burya mwana akomeye neza nkwereke ntabwo nabimwe ngo ngire ubuzima kubera ko njyewe ntari nkamenyere ndagira ngo mbanze nkumve neza reka mbanze nkumve ariko mibare ngaho shyira mu pose ngaho reka ntabwo umuntu asoma rimwe banza umare iki kigali byibura mbone ngufi sibyo nta kibazo cyo washimye usaba ko batikuzanira ntabirwaye ibindi banza umwe icyo kigage ubundi twitaye nkubwire iki n'iki imbere ashize biranangiye hariya baruma gira hino nkubaze uyu muhungu umwongera kandi gasururu kandi nawe ufate kagacupa nakwemereye sawa ariko byuza naho abandi bari
Tunaganire ko bimeze. tunaganire nawe umunsi muzagura. ubona nongeye numve Bare nukundi byizi. Wewe waturimuka wamara nsomaho rimwe kandi Rama. Ya kita bazi. Ngeko yo data we. Ahungu baragwira. Ndumwe uko. ariko kari na gake Ari gake. Ese umwe inzoga nkunywa. Numara ko ngako turataha. Arakufashe se. Ntabwo nawe utera gatebe aha utuganiriye. Ese business iragenda. Atore bimeze bite? Atore kwa rubuze se bimeze bite? Akazi kenshi nyine. Ariko ntacyo kuva iyo nagusezeranye mbikoze. N'igishupa ibyo byonyine mfite. Ibyo nari kumwe tu. Nurirangiza nuko undi nizamukire utazagomeza kugira ngo nakubise. Kare. Niba umuvandimwe ntikarimo. Umuvandimwe nawo twakwanye vuba tuyiye. Umuvandimwe. Umuvandimwe se? Ni umucuti wanjye nyine duhuye ku muhanda nyine bagenda. Bigaragara byo manza mu. Ndamuzana mugura agasuru nyine nikashobora. Oya ari bijya ritonda. Biragaragara rwose. ariko rero nyine nzi ko twarangije kunywa agasuru twakigiye gukomeza kunywa gutya ako gato abantu b'umusuru dore n'umenyeye ibi ntabwo wabimwe byakwica. niyo nasoma kuri kano nta kibazo ntabwo nywa kenshi Nshaka kumva ko kamera se. Uvangiremo gake se. nta kibuzuyemo byose bishyiramo Barumani muhe kumveho nta kibazo. Muheho ku icupa. yashyiramo hariya Oya, shyiramo hariya byahuza. birahuza kunywesha kino mu gihe cy'imvune shyiramo hariya gakeya shyiramo sukamo nta kibazo komeza usuke Uko bimeze nk'ibya mbere se. Niko mbari kujyana. byahindutse cyangwa nuko harimo umusuru. Ariko rero nubwo wambeshye ngo umusuru ngo ndagufashe ndakuvumbuyeho ntuzongere kumbiba ubwo sinkuvumbuye gute bitwaje kumbwira ngo ikintu ushobora ngo ni umusuru ngo none ukaba ugeze no ku nzoga. ese ni inzoga si umutobe nk'uwo wari uri kunywa Wumvishe se unyweye iki ariko kimeze kimwe ni nuko navanze n'umusuru wenyine niyo mpamvu urumva se bimeze bite. Ndaho mavuga twitaye biraryoshye wereke no mu rugo aho uryohewe. Keza aho ni umuntu ukeza yicaye wawe wabibonyeho. Aho uri n'ahazahashobora ndemeye ko rero umuziki wabyo wabajije numva mucyose urabona ko
kamunyarwanda yakayamagara ariko kamukira kajya kumujyanisha niko bigenze bite ko mbona uhindutse ndi kunywa ndi kubyumva ndi kubumva ndeba aho kandi kamwe umva rero mfite akazi kenshi ntakugira ngo mba ahangaha mugeze mu rugo ibyo mama nawe rero reka mujyane mu rugo Hey patero, akantu kanya ko mukajyanyira amazi hagati uramugeza yara sawa turi kumwe sawa baruma Mungu wanyu namuzanye none yabaye kimana yanyweye agasururu aragiye zamano simana umusimana araba muzima mana umuntu wamuhaye inzoga ko izira yavuze ko ashoboye ikiyama aratinywa ahate ni haba si hano ni harara ko mwamuye mukezi ko sinandafungura nuko ndashobora ko aba yahafunze yego ko iyi niyo nzu mwamuhaye nzo afite kare ukuntu wamwinjizamo ndamushobora bajyamo mwa ndapfuye ukuntu wamugize gusa ninde ko mwamuhemukiye ntacyo yabayemo ntacyo yabaye oya ntimuzongere rwose rega natwe bitubaho ntacyo yabaye mu gitondo urabona ari umusore arimo arasimbuka ntacyo araba mwamuhemukiye umwana w'abandi ubu nibaza kumubwira ibibazo ko mwamuhemukiye bana banjye ntimuzongere none se yambwiye ko abimenyereye oya ntabwo abimenyereye nibwo bwa mbere namubona nibwo bwa mbere none mu kanya uzi umukomangire uraza kureba uko byagenze ahubwo si yanariye uramukeye nukoyo yewe muramuka uramukeneye uraza kureba ijoro ryiza mwana se bararamuka amahoro mwana ubu si umwana w'abandi aguye muri rugo nagira navuga ngo iki uyu mwana aguye muri rugo navuga ngo iki yemwe bahano yemwe